Igihe kimwe ari mu rugendo ubwo yarimo yambukiranya amazi ari mu bwato, kapiteni wari utwaye ubwato yakoze impanuka, niko kwisanga ku kirwa wenyine ntawe afite kumufasha cyangwa ubundi butabazi budasanzwe yari bubone kuri icyo kirwa. Buri mu gitondo arabyukaga agasenga Imana akayisaba ubutabazi aho yari aho ngaho ku kirwa, ariko iminsi n'iminsi byakomeje gutambuka nta butabazi abona. Nyuma y'igihe uko yasengaga yageze ahacika intege, ubundi amenyera ubuzima bwo kubaho ku kirwa wenyine, kuroba, guhiga hamwe n'ibindi byinshi bitandukanye. Ubuzima kuri icyo kirwa yaragiye arabumenyera. Nuko umunsi umwe yari avuye guhiga yaraje asanga akazu yari amaze kuzuza aho yugamaga imvura kafashwe n'inkongi y'umuriro karimo gashya. Niko gupfukama ubundi areba hejuru abwira Imana uti Imana, ibi ni ibiki koko bimbayeho? Ngize kuba ndi ku kirwa njyenyine nta butabazi mfite, none naho nikingaga imvura nkabonaho nirambika nimugoroba naho harahiye. Ubu si ukora iki ibintu nk'ibi ngibi biba ari njye bikomeza kubaho? Ubwo muri ako kanya arimo yibaza icyo gukora, yarebye hirya abona ubwato buri kuza bugana ahari. Niko gutangira guterera hejuru avuga ati yemwe mwandebye ko ndi hano. Ubwo wa mugabo hamwe n'urusaku rwinshi yagerageje kuzamura amaboko ngo arebe ko hari uwamubona, ariko ubwato bwarimo bubuza n'ubundi. Ubwato bwarahageze asanga ni bagenzi be bamubwira ko bamaze hafi umwaka wose bamushakisha baramubuze. Ubwo yinjiye mu bwato ajyana nabo. Hashize iminsi wa mugabo ubwo ari mu mujyi, mu gitondo agiye ku kazi yabajije bagenzi be, umwe mu bari bayoboye ubwato bwamukuye aho ku kirwa, amubaza uko byagenze kugira ngo bamenye aho yari ari. Ubwo kapiteni wari ufite akazi kenshi yabaye agahagaritse, undi aramubwira ati twari mu nyanja turimo tugenda dutembera tubona umwotsi uri gucumba mu kirere, niko kwibwira ko hashobora kuba hari umuntu ukeneye ubufasha. Kubw'amahirwe twaragusanze, byari byiza rwose kongera kukubona kandi wari ukumbuye no mu kazi. Ubwo wa mugabo mu mutima we yahise amenya ko ubw'inzu yashyaga aribwo bagenzi be bamenye aho yari ari. Amenya kuko yitotomberaga Imana avuga ko inzu iri gushya ariho havuye ubutabazi bwiwe. Impano y'umunsi. Ni kenshi mu buzima duhura n'ibibazo, intambara cyangwa ibirushaho kutugerageza, ariko nanone wari ukwiye kugira kwizera, imbaraga hamwe no kudacika intege, kuko ubuzima nta nimwe uzasanga bworoshye, ntuzabona uko ubushaka, ntibuzajya aho ushaka, ahubwo wowe ugiye kwiga kubamo uko buri kandi ukagenda aho ugiye. Ikibi ni uko warohama ukarohama muri iyi nyanja y'ubuzima ugasigara mu bihe aho usigara uvuga ngo iyo mbimenya mba narabigenje kuriya. Wari ukwiye kwiga kugira kwizera mu buzima bwawe bwa buri munsi, ukizera ko nubwo ubona hari ibitagenda neza, nubwo hari ibikunaniza, aho ngaho niho umwanzi aba agutegeye agira ngo arebe ko watsindwa, ariko ujya wizera Imana, wizere ko hari ubundi butabazi. Ngenera Jehova ni ikora uko ishaka. Mushimira ko twabanye muri iki kiganiro. Gira kwizera uyu munsi. Impano y'umunsi nakagaruka naho ubutaha.